Ngaba abagore ushobora kwitondera mu buzima bwa buri munsi. Mu buzima bwa buri munsi duhura n'abantu batandukanye. Hari abagore baguteza imbere, hariho n'abandi ushobora guhura nabo bakakugusha hasi ntubashe no kuba wakubura umutwe. Uyu munsi turareba abagore 10 ukwiye kwitondera kugira ngo ubone mubane mu mahoro cyangwa se ubashe kuba watera imbere ku buryo bworoshye kandi ugere kure cyane hashoboka ku buryo ushobora kuba wagera ku nzozi zawe. Aba bagore nubitondera ndahamya ntashidikanya ko ushobora kuzatera imbere cyangwa se ukazagera ku nzozi zawe ushobora kuba wakwifuza. Umugore wa mbere tugiye kuba twarebera hamwe muri iyi video, umugore umuvuga amabanga yawe. Hari abagore muganira cyangwa se umukobwa uri kuganira n'umugore runaka ugasanga agiye agushira hanze. Ntashobora kugumana ibyo umubwiye na gato, ibanga ryawe rihita rijya hanze ako kanya ukibimubwira cyangwa se ugira ngo uramutakiye ukumva ahise agushira hanze. Ako kanya rero uyu mugore nakugira inama yo guhita umukura mu buzima bwawe kubera ko uyu nguyu ntabwo umukeneye. Niba ashobora kuba yavuga amabanga yawe n'abandi aba asanzwe abavuga. Niba adashobora kuba yagira muntu uvuga abandi cyane, nawe umenye ko ashobora kugera hirya akaba yakuvuga. Umugore wa kabiri tugiye kuba twarebera hamwe, umugore ushaka kugenzura ibyo ukora byose. Niba umugore muri kumwe cyangwa se umugore mugendana cyangwa se uwo ari we wese igitsina gore akaba ashaka kugenzura akantu kose ukora, menya yuko nawe uyu muntu nawe ushobora kuba umukeneye mu buzima. Shakisha umuntu ushobora kuba kuguma hafi cyangwa se utakugenzura buri kimwe. Uyu mugore yo muri kumwe ashaka kuguhatira ibyo yifuza, naho ibyo wowe wifuza ntashobora kuba yabikugezaho. Ubanza kubaho mu buzima bwe cyangwa se kuba mu buzima bwiwe bw'igiti cye, ntago apfa kubishobora bitewe nuko we ahora kugenzura aba aribyo yumva bimuhesheje amahoro. Undi mugore wa gatatu tugiye kuba twarebera hamwe, umugore udashobora kukwizera. Niba uyu mugore muri kumwe adashobora kukwizera ku byo ushobora kuba wamubwira cyangwa se kuba wamubwira iterambere mushobora kuba mwageraho, nawe ntabashe kubyizera, buri gihe agahora ari kugupinga, menya yuko nawe uyu mugore muri kumwe atazabasha kuba yatuma utera imbere cyangwa se atazabasha gutuma kuba wagera ku nzozi zawe. Aho gukoramo tekinika cyangwa se agahora akubwira ibinyoma, uyu nguyu nawe ibi bituma ushobora kutazagira amahoro mu gihe muri kumwe. Uyu nguyu niba akubeshya, niba atakwizera, menya yuko nanone kandi icyizere barakubwira ngo icyizere kirarema, ijambo ryiza ni murumuna w'Imana. Niba adashobora kukwizera ntaho mwagera cyangwa se ntabwo wazabasha kugera ku nzozi zawe igihe muri kumwe. Umugore wa kane tugiye kuba twarebera hamwe, ugomba kwirinda umugore ushaka inyungu gusa, umugore ugukeshaho inyungu gusa, igihe mugeze mu gihombo akaba yaguterana akigendera. Uyu mugore nawe ntabwo ukwiye haba na gato kubera ko urukundo rwe ruba rugerwa ku mashi kubera ko ntaho yazakugeza. Kubera ko urukundo rwo rushingiye ku binyoma gusa, ntabwo aba akigukunda. Iyo ntacyo umukiza cyangwa se iyo ntacyo umuha, ahita yigendera akakugendera kandi kure. Uyu mugore nawe ugomba kumwizera. Igihe agushakaho ubukire, bwa bukire igihe umaze kumushirana, menya yuko nanone uyu nguyu mudashobora kuzagumana iteka, muzabara mu byiza gusa, nimugera mu bibi azahita yigendera kubera ko nta zindi nyungu azaba akigushakaho, nibyo azaba yaragukurikiyeho azaba amaze kubibona. Rero nakugira inama, uyu mugore nawe ugomba kumwizera, kuba wamugendera kure umugore ugushakaho inyungu gusa. Ukibimenya tangira nawe umugendere kure. Ntawe ndi gushinja, nta n'uwo ndi kubwira ngo mwange, ariko ugomba kumenya abo muri kumwe nabo. Umugore wa gatanu tugiye kuba twarebera hamwe muri iyi video, umugore udaha agaciro inshuti zawe. Niba uzi neza ko inshuti zawe zose azipinga, ukumva atangiye kugenda anenga buri imwe yose mugendana, menya yuko iyo yanga abo akunda cyangwa se aba atubahira ubuzima bwawe, ntabwo aba abuha agaciro. Inshuti zawe ni igice cyawe kimwe kikugize, kubera ko udafite inshuti
menya yuko nawe nta hantu ushobora kuba wagera, nta n'intambwe ushobora kuba watera, bitewe inshuti ni ingenzi mu buzima bwa buri munsi, cyangwa se inshuti nziza ngo ikurutira umuvandimwe. Niba uyu mugore nawe adakunda inshuti zawe, anyway ushobora kugenda mu gakungu katari keza, ariko nanone niba uzi neza yuko umugore muri kumwe atabasha kuba yakwihangana inshuti zawe zimwe na zimwe niba zikora ibyiza, uyu mugore nawe ntagukwikiza nuko wamugendera kure. Ikintu cya gatandatu tugiye kuba twarebera hamwe, ubanza ukore subscribe, ufungure inzogera kugira hatazagira video nimwe igucika hano kuri UD Empire TV. So umugore wa gatandatu tugiye kuba twarebera hamwe, umugore wigira mwiza imbere, inyuma akasa cyangwa se akaba besi ari umuntu ufite umutima mubi, ariko imbere ye wamubona physical appearance uko agaragara, ukabona ni umugore mwiza, ukabona ni umugore w'icubahiro, mbese ukabona ntacyo atwaye, ariko imbere mu mutima byaracitse. Mbese mukaba muri kumwe, ariko yagera hirya akakutuka cyangwa akaba yakuvuga nabi. Uyu mugore nawe ntawe ukwiye. Imbere yawe yitwara neza, ariko inyuma aragusebya cyangwa se aragusenya. Ntibikuraho icyizere mu mubano, ariko nanone niba kuko atakugirira icyizere, cyangwa se ukabona igihe muri kumwe akuvuga neza, ariko mwagera hirya akuvuga nabi, menya ko umunsi umwe bizarangira nawe aguse cyangwa se agutaye. Uyu muntu muri kumwe haba na gato ntagukwiye. Icy'ingenzi ni uko wamenya uwo uri kubwira nawe, ukaba wamugendera kure, kubera ko uyu mugore nawe anytime yakuzanira ibintu bitari byiza, kubera ko ntago aba akwizera haba na gato. Umugore wa karindwi tugiye kuba twarebera hamwe, mu bagore 10 nagutegura ushobora kuba wagendera kure, umugore udafite icyizere kuri wowe. Niba atakugirira icyizere, ndavuga hano akaba atakubaha, kuba nta kintu ubona akora ngo kimunyure, iyo ugerageje gukora ibyiza byose cyangwa se ukimara ukivayo, ntabone nta kintu na kimwe kiri kumunyura, uyu mugore nawe nakugira inama yo kuba wamugendera kure. Iyo atazi aho ajya, bigaragara ko yagufasha kugeza ku buryo ushaka, kubera ko nta cyiza yakugeraho umugore utakugirira icyizere. Umubano mwiza ushingiye ku ntego, bivuze yuko niba nta ntego mufite, mukabana agukeka, shakisha ukore uburyo bishoboka byose urebe ko yakwizera, natakwizera yuko umenya yuko uyu mugore nawe tuvugana ubu ngubu ntabwo nawe muri kumwe, ntabwo ari mugenzi wawe. So reka twigire ko umugore wa 8 mu byo nabateguriye ushobora kuba wakwirinda cyangwa se ukaba wagira gucuka wamugendera kure, bitewe n'imyumvire ye. Umugore ugirana amakimbirane n'umuryango wiwe, cyane cyane ubona ari amatiku, nawe ntukwiye kumwizera. Iyo atakubahiriye, ugasanga rimwe na rimwe n'ababyeyi bawe ntago abubaha, cyangwa se umuryango wawe ntawuha agaciro. Iteka iyo ataha agaciro, ukumva niyo ugiyeyo bitangiye kuba byamwafekta, bitangiye kuba ntago abyishimiye neza. Uyu nguyu nawe niba muri kumwe ntabwo ari shyashya, menya yuko uyu mugore nawe utamukwiye. Icyiza nuko ushobora kuba wamugendera kure. Umugore utizera umuryango wawe rwose, cyane ugomba kwizera umuryango we, nawe akizera umuryango wawe. Reka twigire ku mwanya wa 9 ko nabateguriye, umugore uhora arakaye. Iyo udafite kwihangana mu buzima bwa buri munsi, haba intambara. Ntushobora gutera imbere mu mahoro cyangwa se ngo ugire ibyishimo niba umugore wawe ahora arakaye. Niba ahora arakaye nabwo umenya ko hari ikibazo. Katwigire ku mwanya wa 10. Umwanya wa 10 turasanga umugore udaha agaciro indangagaciro zawe ushobora kuba wagenderaho. Iyo utitaye ku ndangagaciro nziza, bigaragara kubana kwawe nawe ntago gushobora kuba mwaramba, bitewe nuko hari indangagaciro mudahuje. Nubwo guhitamo abo mubana mu ndangagaciro zawe zimwe na zimwe bitewe n'ibitekerezo wagiye ugenderaho, ushobora kuba waragendeye bitewe nuko akumvira. Nawe rero niba atagenda ku ndangagaciro zawe, menya yuko atagukwiye. Si abagore bose ariko abagore bose ntago ari babi, nta nubwo
ntago natunze kanaka ngo ni kanaka, abagore bose si babi, hari benshi beza baguteza imbere, ariko aba 10 twavuze ugomba kubitondera. Abantu si ukubanga ahubwo ni ukwirinda. Niba nkubwiye ngo ugomba kwirinda aba bagore 10 ntago ari ukuvuga ngo ubashakire urwango runaka ngo wumve urabanze, ahubwo ni ukumenya uburyo wowe ugomba kuba wakwirindamo. Ubwo rero niba ushaka amahoro no kugera ku ntego zawe, ujye witonda mu guhitamo abo mubana. Ese wigeze guhura n'umwe muri aba bagore 10 twavuze haruguru? Duhereze igitekerezo cyawe muri komenti, ukande subscribe, ufungure inzogera kugira hatazagira video n'imwe igucika iturutse hano kuri Yude Empire TV. Rero reka duhure mu zindi video, cyo ndabakunda cyane. Hasta la vista, bye bye, ciao ciao.